Bana b'Imana ni muhumure. Tugeze kuwa gatanu w'icyumweru cya 31 tariki 6 Ugushyingo 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 3 umurongo wa 17 kugeza kwa 21 n'umutwe wa 4 umurongo wa 1. Mwese bavandimwe, mugenze nkanjye kandi mwitegereza abakurikira urugero tubahaye. Koko rero nabibabwiye kenshi kandi n'ubu ndabivugana amarira. Hari benshi bagenza nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo nukorama, kuko inda yabo bayigize imana yabo, maze bakikuriza mu byagombaga kubatera isoni, bo baharanira iby'isi gusa. Twebweho rero iwacu ni mu ijuru, niho hazaturuka umukiza dutegereje, umwami wacu Yezu Kristo, we uzahindura ukundi umubiri wacu wa gitindi ugasa n'umubiri we wakirana ikuzo, akoresha ububasha afite bwo kwigarurira byose. Nuko rero bavandimwe banjye nkunda kandi nkumbuye cyane, mwebwe byishimo byanjye n'ingororano yanjye, nimukomere mucyo muri Nyagasani, nkora mutima zanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 122. Nimuze tujye mu ngoro y'Imana twishimye. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 16 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muri icyo gihe akomeza kubwira abigishwa be ati: habayeho umuntu w'umukungu wari ufite umunyabintu yashinze ibintu bye, maze bamumuregaho ko abipfusha ubusa. Aramuhamagaza aramubwira ati: ibyo numva bakuvugaho ni biki? Murikira ibyanjye kuko kuva ubu utazongera kumbera mu bintu. Nuko umunyabintu aribaza ati: nzabigenza nte ko databuja ankuye mu bintu bye? Guhinga sinabishobora, gusabiriza binteye isoni. Mbonye uko nzabigenza kugira ngo nimara kuva mu bintu bye nzabone abanyakira iwabo. Nuko amagaza barimo imyenda ya shebuja bose, umwe maze ahera ku wa mbere aramubaza ati: databuja umufitiye umwenda ungana iki? Undi aramusubiza ati: ibindi 100 by'amavuta y'imizeti. Umunyabintu aramubwira ati: akira urupapuro rwawe wicare wandikeho vuba ko ari 50. Hanyuma abaza undi ati: wowe se uri mu mwenda ki? Aramusubiza ati: imifuka 100 y'ingano. Aramubwira ati: akira urupapuro rwawe wandikeho ko ari 80. Nuko shebuja atangariwe umugaragu w'umuhemu, kuko yamenye kwiteganyiriza. Koko abana b'isi mu mibanire yabo barusha ubwenge abana b'urumuri. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, ntimujye kure. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku itegeko rya 7 mu mategeko y'Imana: ntuzibe. Twibukiranye ko ubusambo buba mu miziringo y'ibyaha, ariyo ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo, ubunebwe. Kugira ngo uyu muzi ugerageze kuwurandura, bisaba kwigomwa kurya no kunywa ku rugero rukwiye, ukamenyera kurya akagabuye. Ntumere nka wa mugabo mbwa urya utwe akarya n'utw'abandi. Abantu benshi dukunze kwiba kandi tukiba bikomeye, ariko ikibazo nuko tutabyemera. Rimwe na rimwe dushaka kubyikuraho kuko ngo nta watubonye. Akayamvu igira iti: uwafashwe niwe gisambo. Nyamara ibisambo bikomeye ntawe ubikoraho, atari uko bitamenyekanye, ahubwo kubera icyubahiro abantu babigomba, bakirinda gukoza aba boss n'abanyacyubahiro isoni. Abandi mu kwiba ugasanga boroshye icyaha no kugipfobya. Siniba nditiza, siniba ndimura, je déplace je ne vole pas. Izo nyoroshya cyaha zose ugasanga umuntu yigize umwere, ahubwo icye no gufata mu muhogo no kwibasira uwafashwe babandi baciye bugufi. Ikigaragara bavandimwe nuko iyo ushinzwe duke wiba duke ugafatwa vuba, naho iyo ucunga byinshi ukibamo byinshi ntabwo ufatwa vuba. Ariko ni hahandi iminsi y'igisambira baze. Umuhanga ati: burya amategeko y'Imana menshi mu kuyica hihishe mu cyaha cy'ubusambo. Uretse ko wabyoroshya, ariko no kwiba Imana mugenzi wawe. Urugero, iyo utubahirije umunsi w'Imana uba wibye Imana. Simbonetse mu isengesho ku cyumweru, niho nakwambutsa neza fraude cyangwa nkayicuruza ntawe umvundiye. Ubwo umwanya ukungikanye ibyaha by'ubusambo byinshi. Icyaha cyo kwica no kwiba abandi. Gusambana nubwo wabyoroshya ngo ntawe gufashe ku ngufu ngo mwari mwumvikanye, ariko hagati aho wibye umugore cyangwa umugabo w'abandi. Gufata ibitakugenewe, wakomeza se uvuga ngo uri kwitiza umugore w'abandi cyangwa uri kwitiza umugabo w'abandi. Nguko kurya agatagabuye, kwihereza, gushikuza, kwihishira, kwiyorosa ijoro n'umwijima ukiba. Ibyo byaha byose byo kwiba bavandimwe bibaza Imana, cyane cyane izo nyoroshyo ugenda ushyiramo. Pawulo Mutagatifu mu isomo rya mbere aracyaha ibisambo nk'abantu babangamira Imana ati: ndabivugana amarira. Hari benshi bagenza nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo nukorama, kuko inda yabo bayigize imana yabo, maze bakikurikiza mu byabagombaga kubatera isoni, bo baharanira iby'isi gusa. Kugira inda nini n'ubusambo.
umukristo wese aho ava akagera ni umwana wa kiliziya, ni umwizerwa wa kiliziya, aho kiliziya imuha inshingano. Kiliziya nka cya cyumba cyuzuye amafaranga menshi y'amadolari ryaguye atabaze, ubukungu bwinshi muri kiliziya. Umukristo rero nk'umunyabintu w'Imana hari ubwo bwo mu gishuko ngo Imana ntizi kubara, ntizi umubare w'amafaranga yamubikije, arizo ngabire duhagwa mu masakamento na za mpano nyinshi. Nuko ukinjira muri cya cyumba ugashikuzamo utwo ushoboye kose gusahura, warangiza ugasiga kiliziya irangaye ukigendera. Urwo rufaranga usahuye ukajya urushyira indaya, abambuzi n'abandi bambari ba shitani, nuko ukambura kiliziya umubyeyi wacu. Ngubu bwa busambo Yezu yagarutseho mu ivanjiri w'umunyabintu w'umuhemu witeganyiriza ejo hazaza mu bintu bya shebuja, kugira amayeri yo kwiba, amayeri yo kuriganya mu kwambura abandi, amayeri yo kumenya gukora umubare wo kwiteganyiriza ejo hazaza, yambura yiba shebuja. Yezu akarangiza adusaba kutigana ubuhemu, ntuzibe, ntukigane ibisambo muvandimwe. Ati koko abana b'isi mu mibanire yabo barusha ubwenge abana b'urumuri. Ese kuki ayo mayeri yo kwiba tutayakoresha dukorera Nyagasani, tugakoresha amayeri dusimbuka imitego ya shitani, aho kujya tuyakoresha tugwa mu mitego ya shitani? Tugakoresha amayeri kunguka abakristo benshi kandi beza. Umunsi umwe urugo rumwe rwari rukize cyane, umwana yari yaraniye ababyeyi abasuzugura. Noneho se aza gufata umugambi wo kutazongera kumurihira amashuri, nuko amafaranga yose se akoreye akayinywera inzoga, akayishora no mu busambanyi. Rero kubera ko umugore nta burenganzira arafite ku mutungo w'urugo, umugore akajya acunga igihe umugabo yasinze, ubundi akamukora mu mufuka, amafaranga mukuyeho akagenda yungikanya gahoro gahoro, akazabona amafaranga y'ishuri ya wa mwana wabananiye. Umugabo rero abonye ko wa mwana arangije kwiga biramutangaza, amubaza aho yakuye amafaranga. Umwana ati ni mama wandihiraga. Umugabo yatekereza uburyo nta burenganzira na buke yigeze ahereza umugore ku mafaranga, aratangira amucyurira ngo yabaye indaya, ngo mu burayi niho yakuye ayo mafaranga yarihiye mu mwana. Ese mubyeyi, ari uyu mugabo ari uyu mugore ninde gisambo? Dutandukanye kwiba no kuzigama. Ese muri aba ninde washoboye kuzigamira urugo? Ese mubyeyi, umwana wanyu abananiye agakora amakosa, ni ngombwa kumuhana mwihanukiriye kugeza mumwumvishije? Ubanye n'umuntu usesagura umutungo akajya awushora mu busambanyi, ubusinzi n'ubusambo, washobora gucunga ute urwo rugo ruri mu bibazo? Wazigamira ute urwo rugo? Ese aho nkora mu rugo rwanjye aho mba njya nzigama cyangwa njya niba ngasesagura? Yezu arashaka gutwibutsa muri iyi vanjiri ko tutari nyiri ibintu nk'Imana, le propriétaire, ahubwo ko Imana yadushinze ibintu byayo tugomba kuyicungira kugeza igihe azazira, le bon gérant, tukamuha raporo inyungu twaronse. None muvandimwe, ko ibyo bagushinze bimariye mu kubirigisa, uzera iki kishobuja? Warizigamye cyangwa wazigamiye shobuja? Bavandimwe, twese twitonde, hari uburyo bwinshi bwo kwiba: kugura no kugurisha ibyibano bizi neza, kugura no gucuruza ibya fraude, kuregura iminzani, uhindagura no kuriza ibiciro ukabihanika ugashaka inyungu zikabije, kwibisha abandi no kurangira ibisambo aho bigomba kwiba, guterura iby'abandi, kwiba ibitabaze nko kwiba umuriro w'amashanyarazi n'amazi ntukajye wishyura, gusesagura, gukoresha nawe umutungo wa rusange, kwikubira, gukopera no gukopeza, kwiba amanota, kurya no gutanga ruswa n'ibindi byinshi cyane. Kurondora ubwoko bw'ubusambo bwacya bukira, ikigaragara abenshi bariba nuko badafatwa cyangwa bagakomeza kubyoroshya ngo nukwimura. Biragoye bavandimwe ko hari uwakwibura kuri uru rutonde rwo kwiba. No kwitonda rero. Imana rero databuja wacu uyu munsi ikatubuza kwiba, ahubwo tugacunga neza ibyo yadushinze. Hanyuma bavandimwe, uzi ko hari icyo abandi yatwaye akaba yakigarura. Ese uramutse ugiye ku isoko ukiba inka utazi nyirayo, ukayibaga ukayirya, wagera mu nzira y'ukwemera ijwi rya Nyagasani rikagukomanga ngo usubize iby'abandi, ese wasubiza ute iyo nka? Cyakora bitewe n'igihe wisubiriyeho, kandi mu gihe utakongera kubona nyirayo ngo uyimusubize, byibuze washaka indi nka imeze nkayo, cyangwa ukaba washaka amafaranga ahwanye n'iyo wari wariye, hanyuma ukayakoresha mu bikorwa by'urukundo, gufasha abakene, abababaye, gutabara butazi, mbese ugahongerera icyo cyaha. Nuko rero muvandimwe, aho bishoboka usubiza icyo wibye, ukanasaba uwo wibye imbabazi. Usabye imbabazi arazihabwa kandi agabanyirizwa ibihano, kuko imbabazi ihamagara urukundo cyangwa urukundo rugahamagara imbabazi. Muvandimwe, niba hari ibintu by'ibyibano byitsi wawe mu mutima wawe, imitungo wambuye, wariganyije, wasahuye, wibitseho, mu maguru mashya ugarura ibyo byibano. Ibyibano mu nzu zacu, mu mitima yacu, bimeze nk'urunyanya ruboze, ubikana n'ibyawe byose bikazabora. Nawe utitonze ukagendera ko ukaba wanabora yewe. Bavandimwe, turabagaragu beza b'Imana. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.